ni mu gihe utarama igishoro ntinzakora uburaya ubwo birakureba abapasiteri n'abadiyakoni nabo bakwirira ngo nanjye uzaze unyiherere rimwe ngo mu gitsina ngo cyangwa mpite nkwica mbona yarangize ngabukira ku mwuka wa nyuma kuko nari nanze kumuheraho ndanye namwe nti basikora ibyo ukora ariko ntunyice ngeze mu rugo nsanga narwaye ikibyimba ku gitsina ndavuga ati shati none sidabanza nayicyuye ariko we are the sisters love Janet and Jenny. We are of course the Double J. Please subscribe, like, share and comment. Valentino wa Maria n'ubundi Ongere ngo ikaze akomeje kudukurikira 5 kuri 5 wedahwema kwana natwe witeka akomeza guha umugisha cyoki uberakijijwe ntabwo wamwita icyoki ya ushaka iki turasa gukizwa bikuraho ko umuntu ari icyoki ariko icyoki ntabwo ari ijambo ribi nuko abantu babyumva umuntu akwise hani tujya mu kinyarwanda ni icyoki oya no kuntu umuntu akizwa abantu bakavuga ngo ko yakijijwe ngo akaba kisiga ngo ko yakijijwe ngo akaba cyanga gishyiraho plante nganasuka rero nagira ngo mbwire abantu ko nyine Imana ntayihura n'umubiri Imana ibishaka umutima ukiranuka ukora ibyo Imana ishaka rero abantu benshi bazazira guca imanza kwirirwa bacira abantu imanza kabona umuntu n'umunyabyaha ugatanya kwena umucira imanza ariko nabuze aho yihanira ntabwo uzi aho ahurira n'Imana naciyemo nta muntu nzongera gucira urubanza Okay, Vava, reka twere kwinjira mu buzima utarakizwa. Ndashaka twinjire mu buzima hari ubuhamya wagiye uduha mbere. Yego. Ndashaka twinjire mu buzima bw'ukuntu waje kwisanga muri social media. Uri mwarimu ngo mwiza. Ndi mwarimu mwiza. Dore rero hari abakobwa n'undi barabashiti banje. We urumva kinaga film yagakina kwanuze hadura mutipe twandera wa mutipe ikara kiramaye harundi anakina kwa bamenye ariko se Jackson bese ni nyibuka ndazikubwira Burundi batino nange namwibagiwe niho hano yakinaga uwo mushiti wanje ubwo arangije kwa hanuze kwa Kiramani atangiye kujya muhamagara ambwira byose nkenere ariko amutuma n'abandi bakobwa yabutumye abandi bakobwa arambwira abwira n'ibindi biraya twari tuziranye twese nyine tujyayo ubwo nyine dutangira kujya dukina kwa Kiramani ariko n'ikintu gitangaje cyakoze yaradutegeraga naho ikintu cyansetsaga cyane nashaka se usuna ariko ntabwo yarakara nyine nawe ataragafata iswe cyangwa tugura supadipe n'icyuma se Kiramani tukirirwa twasinze mu ishyamba ariko tugakina n'ibintu byiza bakabikunda ahubwo buriya Kiramani ahantu hari nashaka azanashaka ngo uje akantu kuko buriya turi mu bantu nyine batumye amenyekana nyine iracana ntiyariye nawe baramuhembaga nkatwe ahubwo twe nta kintu yaduhaga nyine byatumye akora cano ye iramenyekana ko rundi yarasanzwe azwi bakatugura nyine supadipe n'icyuma twiza twayagaye ubwo hakaba hari undi muntu nyine wadukameraga umuntu wabajyanye kwa Kiramani yabajyanye ate byari biciye mu mukobwa nyine ndi kubikubwira uwo mukobwa yakinaga filime nyine uwo mukobwa mushiti wanjye ntabwo muvuga izina atangiye kujya akina no kwa Kiramani Kiramani atuma abandi bakobwa uwo mukobwa amutumye abandi bakobwa ubwo uwo mukobwa atazarambwira abwira n'ibindi biraya twe tuziranye nyine bukeye tujya kwa Kiramani tugenda tugiye gukina nyine tukajya dukina noneho ngewe bura ko njye nabaga nisindiye nkakunda kuvuga ibishego nkavuga nti runaka n'ibira nyine nk'ibyo nyine ku mwana baba bari gutebya umutipe arandiye ariko mani ngo uzi ko ufite impano se ngo twayibyaza umusaruro abanyeretse undi mukobwa bakoranaga ibintu ngo by'ibishegu ngo by'ibiki arabinyereka mbanza kwanga kubivuga ahanga ati rero wakintu ati ibintu bigira amafaranga ubona n'ikiraya kumbwira ubona muri inye z'abagabo bareba ibiganiro byawe bakaguha rinye ugakoramo ba diaspora ataguhora ikigori akaba diaspora batari indahero harwo aba diaspora byo ni ibiraya barakimaze abashaka za video z'ubusa nyine nawe urabizi ubundi ni ngombwa mbikubwire
mbibabwire ntabwo ari ngombwa ko nanjye babibona. ubwo ngubwo umunsi wa mbere turagiye gukora birananira gukora nkora ikiganiro kimwe akajya ambwira ngo usinga ukundi ngasanga agatamo ibiganiro 5 ndetse n'ibiki mukora nk'ibiganiro 2 duhita dushwana ariko bya biganiro 2 nkoze bituma abandi bahita bampamagara urabizi ibiki n'ibiki akajya bampamagara tugakorana kamamagara tugakora nyine iby'ibiganiro nyine muri ya biganiro wakoraga wabaga wari warabyize wari ubizi n'ubundi nta yamamagara cyangwa wavugaga nk'umuntu wakoze umwuga w'uburaya byari no muri covid byari biri no muri covid nta yindi mirimo yari iriho nyine ukabivuga mu buryo bwo kugira ngo wishakire amafaranga nyine ureko wabaho rero reka mbwire n'abakunzi banjye nyine cyase ababikundaga biriya bintu nubwo nabikoraga ntago ari uko nari mbikunze nyine ngari akazi mpunze buriya ukuntu abantu bakunda gucira abandi imanza ngo runaka ngo ni ikiraya ngo ibi navuga ngo iki nyamara mwa bantu mwe ntimukajya mupfa gucira umuntu imanza mutabanje no kumva uruhande rwe nabikoraga kubera ubuzima nabonaga nta kundi kuntu byagenda ubwo nyine ntabwo n'ubundi urumva abantu bajyaga bambaza bakambwira se biriya bintu tubwira uba warabyize ubikurayo umugani nyine banza yari impano kuko narabivugaga nkanabivuga neza noneho ngubwo mbaho nyine ndabivuga nkajya mbifatanya n'uburaya no gukina filime filime se ubwo nari nkizikina ubwo filime nyine zari izo z'uburaya bw'urumva byahise birangira kwa Kiramani sinzi uko nakunda kuvuga ibishegu Kiramani sinzi ikintu twapfuye muri groupe avuga ngo ibintu ngo by'ibiraya ngo by'ibiki buriya rero njye ukuntu meze nk'umusazi kino kimbabaje ntabwo nyiceceka mpita nyivuga duterana amagambo dushwana gutya ubwo bya filime byahise bireka buri wese acukwe ubwo aribwo nahuraga n'abo ba Murundi tutangira gukina ngo za filime ngo sitwa ngo nimba ngari indayagengo ubwo akajya yirirwa dukinisha ibintu utamenya berekana amakariso nyine filime z'ubusa nyine ubundi ubona ko n'ubundi nawe zitaniye na bya biganiro ibyo nyine ibyo byose mbibamo uko nabikubwiye nkabifatanya n'uburaya ariko hagati kwanza mbanje no gushima Imana yabinkuyemo ndangije ubwo iby'ibiganiro bisa nkaho babiciye no kuba muri bwa buraya noneho wenda nkahura n'umugabo nkumva ndamwishimiye ariko twamara kubikora agahita ambwira ngo ngafite sheri noneho buriya iyo uri ikiraya nta muntu uguha agaciro nta muntu waguha agaciro nta muntu wakubaha umuntu wese uba ushaka ngo dore cya kiraya wacu ngo dore cya kiraya nkikundira nk'umutipe uri kumva ariko wenda nawe yankunze ariko akamubwira ati nagukunda ariko uri ikiraya mbese ari abatipe bavugisha ukuri gutyo agahita avuga ngo kabaye cwende ngo nimba ngo ntabwo gakaraba gakigamubwira shiri nahinduka ibiki n'ibiki akambwira ati shati hoya tinajya nkanguka ngusanga muri Bahauze cyangwa ahandi hantu ubwo nabyo nyine bikagenda bimbabaza uri kumva ariko nanone naba ntanyweye inzoga ndi nko mu rugo ari nk'ukuntu uri nko mu rugo utanyweye inzoga ukicaro ukitekerezaho ugakurura ubuzima bwose ubamo ako nyine nkanajya ngo atari ku Mana kuki wemera ko ibintu nk'ibi ngibi bimbaho nyine nkumva birambabaje ukuntu abantu bose bavuga ngo ikiraya ukuntu nta muntu waguha agaciro umugore akubona uhagararanye n'umugabo akagira ngo uri kumureshya mbese nyine ubwo buzima nabwo bukambabaza nkatanya no koza nkavuga ati ariko ubundi ubu navukiye iki ubwo nkavuga ati ariko nubwo ndi ikiraya kanjye mu nzu nsenge Imana yumva gusenga ubwo nkajya mu nzu ngasenga hari kumva noneho buriya Imana ifite ukuntu ijya iburira umuntu ngiye kubabwira uburyo natangiye gukizwa buri Imana hari ukuntu ijya iburira umuntu numva kera namye ndumva ko renshi muri ibyo byose ngira utari kumva nza kurota inzozi ndota ngo mbona imperuka yabaye ariko nkabona ngo abamarayika baraza gutwara abantu ariko njyewe nkabona ntabwo ndi muri abo umutima ukancira urubanza ungati wowe ufite ibyaha byinshi urarimbuka nyine nkabona biteye ubwoba ndi kumwe n'abantu ba kera twiganaga abantu ntaherukaga
izo nzozi zintera ubwoba. Nari ntangira no kujya ngira abarozi bandoga bakajya bandoga nyine ibintu by'ibibeba. Naryama nkabona imbeba zikaza hejuru yanjye kuza kuri parafo kumva igahagarara ikajya kureba gutyo ukayirukana ikanga kugenda. Mbisobanuje abantu bambwira ngo naburozi. Naba ndyamye ibintu bikaza bikaniga. Bikama nko ndi kurota bikaza bikaniga nta kwinyagambura. Sinzi nimba namwe babaho. Ukabona ntusinzira ariko nanone ukabona urasinziriye. Ukanibintu birakuniga ugakizwa n'akajambo nyine uvugira mu mutima uvuga ngo Yesu nabara Yesu nabara. Ubwo ibyo bintu nabyo bikomeza kuntera ubwoba. Nkajya mvuga ati umunsi n'uyu nzajya gusenga. Uwo munsi nabo napanze kujya gusenga. Imvura ikagwa ari nyinshi ikambuza kujyayo. Nanone nkapanga kujya gusenga. Ahita mbona ari nyebiciri byinshi gusenga sinjyeyo. Buri gihe mpanga kujya gusenga bikanga. Ariko nkumva mfite inyota yo gukizwa. Ariko nanone Satani ni umugome akakubwira umutima ukambwira none se nuwakira agakiza kuba ari bwo bwari bugutunze uzatungwa naje cyo ashakaga kukubaza. Yego nanjye nkavuga ati ariko Mana nzajya nsenga abantu ndimo amadeni mbishyure nyine mbane n'abantu neza ariko uburayi sinzabureka kugeza umpaye igishoro. Ubwo mbaho nyine nkajya nkora ubwo buraya najya no mu buraya n'undi nkasenga. Navuga nti Mana ubirebe ni mu gihe utarama igishoro ntinzakora uburaya ubwo birakureba. Noneho rimwe nawe urumva nemaze igihe mpanga kujya gusenga ariko ntajyayo. Noneho rimwe naraye muri rogi nanararanye n'umuntu noneho n'undi nararanye na wa muhungu twahuye bwa mbere njya mu buraya. Undi twahuriye mu kabari akankunda akagira ute n'undi nanone niwe twari twararanye. Dene na mbere akara kakanzu nari nambaye naho nuko nari ubusa. Umutima urangata ariko kumaze igihe upanga kujya gusenga ukaba utajyayo wakigiriye gusenga. Umutima w'umukambwa ati nujya mu rugo umutima w'umukambwa warambwiraga ngo ujya mu rugo wambara umwenda muremure ujye gusenga. Undi mutima ugambwa ati nujya mu rugo urahura n'ibikubuza kujya gusenga tigenda wisenge n'undi Imana ireba umutima ntagireba imyenda. Njya gusenga ngeze mu rusengero Imana biranshakiye. Umupasiteri arigisha yigisha ku bintu bijyanye n'ibyaha ibiki n'ibiki. Umva umutima ucira urubanza mpanda haguse nazamenure zanjye imbere nti ni mu nsengero. Ubwo nyine baransengera baranyatuza nyine ndatura icyo gihe buriya Imana irantitesha itangira kumpa amasezerano nari buvuge hano. Noneho kuva icyo gihe kuva uwo munsi najya gusenga nahise mvuga ati Mana nabwa buraya ndaburitse. Noneho yarigishaga nkajya yigisha akavuga ngo ariko Mana ngo ndi kubona ngo abantu hano ngo bashaka gukorera Imana pe ngo banakorera Imana ngo ariko icyaha cy'ubusambanyi cyabananiye kukireka. Najya numva ni njyewe ari kubwira. Ubwo nyine niko kujya imbere aransengera nyine bamaze kunsengera. Ubwo nyine kuva icyo gihe yansengera nakira umwami n'umukiza ari kumva. Kuva icyo gihe nahise mfata umwanzuro wo gukizwa ndavuga ati Mana najyaga mvuga ko ntazareka uburaya ntazagira ute. Ndavuga ati noneho ko buriya ko bagenda bakwigisha ugenda waguka umenya ibintu by'Imana ngo ati undi Imana ubundi kugaburira inyoni zidakora ukagira ute. Ndavuga ati Mana nimba nanjye niyemeje kugukurikira ngiye kugukurikira kuko nzabaho ni wowe ubizi nimfa ubwo uzanyihera ubugingo njye nibwo nshaka. Ko nyine ubundi kuri iki gihe ubundi nyine anako turi mu bihe bya nyuma buriya bibaye byiza nyine buri umuntu yashaka Imana bigishoboka. Kuko buriya hari igihe ukora uburaya wirwanirira uvuga mbona imyenda mbona amavuta ko nabaho ariko ibyo byose ni ubusa kubera ko umubiri umuntu arawambika akawusiga akagira ute n'undi umubiri wagutenguha urarwara cyangwa se ukanapfa ariko ntubone ubugingo. Rero nanone mpita nibuka hari umutipe twe duhararanye nyikora uburaya ari kumva. Uwo mutipe yari crush wanjye naramukundaga nubwo twahuzwaga n'uburaya ariko numvaga mukunze. Yari umutipe mwiza umutipe w'inzobe muremure mwiza umva naye naramuraga nkavuga ni wagira ngo wariremye ariko reka mubwire uwo mutipe yarapfuye
yishwe n'iki? ngo abakobwa numvaga bavuga ibintu byinshi ngo baramuroze ngo sida ngo ibiki n'ibiki. ubwo ngubwo ndareba nubwo tugene ntara agakizwa ariko nyine mu mutima nyine nikabura umutima urambwira ati ntireba ukuntu yari mwiza urebe ukuntu afite umubiri mwiza ntari karapfuye nta n'umuntu ubizi ko abonye ubugingo. ndareba koko ndavuga ati nibyo mugani umubiri ibyo wawukorera byose umubiri uragutenguha. kandi nanone nkanavuga ati n'impamvu nkora ubwo buraya n'iki ni ukugira ngo nse neza nk'abandi bakobwa nambare neza ngira ute. ariko n'ubundi bibaye ngombwa bibaye byiza nuko wenda abantu nyine wenda umuntu yababwiriza ngo bumve kuko njye ibintu byambayeho byari nk'umuhamagaro kumva nta muntu waje ngo ambwirize. Imana yonyine ifite ukuntu ijya ivuga. wese vava utukira aho ngaho ngo ibintu byarakunigaga ukabona ibibego ubwo usanga wasinze? ntabwo nabaga nasinze ni na mpamvu nabitekerejeho rikumva ndavuga ati barabarozi banduka kuko njye no gusenga barabimbwiye ariko kuva natangira gusenga nagira ute ntabwo bikiza rikumva. kandi ibyo ntabwo nabyo byanatumye nkizwa njyewe ku bwanjye rikumva numva nazibonera ubugingo. ibyo nabibayemo kandi nyine nubwo nabibayemo ariko byari nk'ubuhamya. none se igishoro warakibonye ko wavugaga uzakizwa wenda wabonye igishoro? sinigeze nkibona rega Imana nayo izi ubwenge aho kugira ngo iguhombe yaguhombya. ni ukuvuga ngo igishoro sinigeze nkibona ariko ngiye gusenga nyine bigishije ijambo nyine rivuga Imana igaburira inyoni rikumva. ubundi Imana wayizeye igira inzira zirengeje 1000 ntago waburamo nyine muri izo nzira. Imana ntago yabura inzira icishamo ihereza umwana wayo. none wowe urumva uraza kujya ubaho gute nk'umuntu ufashe undi mwana? ahubwo mbwira ngo ubayeho gute kuko nyine ubayeho gute ubu ngubu? ugufashe kera nyine ubundi urabona nk'iyo umuntu nyine agiye mu bintu by'Imana urugero wakoraga ibintu bibi ukajya mu nzira z'Imana nyine Satani arakugerageza nk'ubu nanjye yagiye ngerageza ku bintu byinshi. n'ibigeragezo gihora nagiye ngurisha ibintu mfite rikumva nimuka ahantu narindi umva nimba narabaga mu nzu nyine iyo amafaranga menshi nkagemuye make nyine bimwe na bimwe ndabibura ndagenda nturana n'umukobwa n'ubundi ukibikora kandi uwo mukobwa yari ari munsi yanjye ariko nkabona hari ukuntu Satani agutega avuga ati runaka nimba aguze ati burangiye mbere nkiri ikiraya. abakobwa nyine twakoraga bimwe urugero wenda nk'iyo yakoraga nka radiyo navuga ati nyine bundi ugira ishyari nkavuga ati nanjye ejo nzayigura yagura kenda ati nanjye ejo nzakagura. ariko buri Imana hari ukuntu nyine igitanga kunyurwa ikaguha kunyurwa n'ibyo ufite rikumva mbese nyine ikaguha amahoro mu mutima. ubu ngubu nibwo nsigaye mbitekereza nyine nkakurura byose rikumva. nk'ubu uwo mukobwa yagenda agura buri kimwe agura iki rikumva ariko ubu ngubu mba numva bitanamfasheho rikumva. kandi nanjye atari uko abo bagabo batampamagara ariko ko namenye Imana nakurikiye nizi uburyo nzabaho nzagira ute. urumva nagiye mpura n'ibigeragezo rikumva ariko nyine hahirwa umuntu bicamo nyine akabinesha kuko nyine ibya Yesu biri byabarambije abarambiwe bagiye. none se abantu bajyagaho guhamagara bifuza ko baza ko mujyamana ubu iyo baguhamagaye cyangwa n'Imana yarabakurinze se bakiguhamagara? ntabwo bareka kumamagara ahubwo baraguhamagara kandi baguhaga vina ngo ati basi ndaguha 40. ibiciro bihita bizamuka nyine mu buryo Satani nyine we arakugerageza. ni ukuvuga ngo barampamagara sibyo nkambwira ngo narakijijwe hari abo mbibwira ntibabyemere ariko uko tugenda tuvugana akabyemera bati n'abanza barakijijwe nibwo hanze inzoga n'amafaranga igiye kubye nka 2 n'ayanze akavuga ati noneho warakijijwe. mbese nyine ngiye nsenga Imana mvuga ati Imana nubwo nakoraga ibi ngibi ndikirandi ariko nkasenga nkabwira Imana nyine nshyiraho ikimenyetso unkure igisuzuguro cy'abadayimoni. Satani nyine agiye kunasuzugura abantu bikora biriya bintu
nyine igisuzuguro kiba kikuriho nta muntu wakubaha n'ikariso utuyemo nta muntu wakubaha abantu bose nyine buri cya kiraya ariko nyine njye nanashima Imana ko nyine ahantu mba nyine wenda sinsenga kugira ngo mbyereke abantu ariko nyine Imana igushyiraho ikimenyetso cy'uko nyine wakijijwe umuntu akakureba akabona ko wakijijwe yego abantu bo barampamagara rero ndabampamagaye arangije arambwira ndamwantirega narakijijwe gusiga usengerayo ndamubwira ngo hoye ngo ntabwo wakijijwe ahubwo ngo wahinduye imivuno ngo wahinduye ngo imivuno ari kumva ngo ubu ngubu usigaye ngo ucuruza n'abapasiteri nakumbi ngo no mu ntara ujyayo ari kumva ati ubu ngo abapasiteri n'abadiyakoni nibo bakwirira ngo nanjye uzaze unyiherere rimwe ngo utari nanjye muzakizwa ubu ubazi ko waguye nyine amashami araseka ariko ngibaze ngo vava ngo haretse inzoga n'abagabo ushaka ngo ntabwo ari wowe ngo ntabwo ari wowe pe ikindi gihe ngiye gusenga nanone mpura n'undi mugabo neza wagira ngo yari yanteze ahagaze neza ku kayira ncaho icyo gihe nari nakubiswe nta na senyisa mfite kandi nanashonje angije arambwira ati Satani akugerageza nyine ku tuntu wowe ubona ko ari dutoya ariko ntabwo tuba ari dutoya arambwira ati wambabariye ukajya kumpa ko mfite yayandi ko mutanyaguha basi ndakora kamwe ndamubwira nti hoya ntinarakirijwe ngiye kwisengera Imana ngo basi ngo reka nkubwire ngo basi ngo tugende ngo dusangire gusa kandi n'undi wahinjiye ntabwo hafi utamuhaye ndamubwira nti hoya ngiye gusenga ntinakererewe ngo basi ngo reka nkwereke ngo tujyane mu rugo ngo nambare ngo tujyane gusenga urumva ndamubwira nti hoya ndamurangira namwana uransangayo ariko urumva ni ikigeragezo iyo mba nyine ntarakijijwe bya nyabyo nyine ntaramaramaje ntabwo nyine urumva twari kujyana akamara amafaranga ariko nyine nshima Imana akitima mwuka wera akanyobora ubu ngubu mbayeho ubushaka kundeba njye niyo mbonye ikiyede ndagikora ikiyede ariko iyo bibwiye abantu ntabwo bajya babyemera ikiyede wagishobora kuko yitse ntagishobora ariko ibyo mpavuga ni ibiki uramenyere kwirira akabure bama nagiye gukora ahantu mu boss waravanze ntabwo ari umuyede aje kutuneka ariko nyine ibyo nkibonye nkagira ubuntu bakakimpa ndagikora nyine ubu ngubu ndirebye nyine ubundi Imana ntabwo igiye uri kugenza ese urumva ibyo bintu biraza kugutunga biraza kubuntunga se rega uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka gusa abantu nanjye ubundi mu bantu bagose kandi iyo wizeye Imana ntabwo ijya gukoza isoni gusa nyine wenda ucyo byinjiramo urahurika Imana iri kugukomeza arikumva ariko nyine iyo yavuze kandi nzi ko itafite umugambi mubi ndabise neza ko izangira neza kandi saturage yaduhurukanye berwa kavuga ati uyu nguyu ntabwo ari vava narinzi Imana ihindura amateka irahindura hangiro nicaranye amasezerano yayo ko izangira neza ndashima Imana rero cyane cyane ariko uri kumva nyine kuba nyine narakira agakiza pe kumva ubu nibwo njya mbikuranga ibintu byose nabaga mfite amafaranga ari kumva nkaba najya mu kabari nshaka nkaba nakambara umwenda nshaka ariko nta kunyurwa nari mfite namara mu mutima nagiraga n'undi nahuraga mfite ishyari meze nabi ariko ngo nshima Imana ko muri bike byanjye mba mfite amahoro mu mutima mfite kunyurwa mba numva aribwo mbayeho neza kuko nari mbayeho mbere waka kanya uramutse ugize amahirwe cyangwa ukabona nk'umuntu ushaka kugusapotinga atagamije wenda ibyo byo kugusambanya wenda ushaka kukwifashiriza akaguhenda nk'igishoro wumva wakora iki ngiye kuvana mbere hose ngiye nkunda ibintu nyine byose by'ubwiza make-up imyenda muri ibyo bibiri nacuruje imyenda nacuruza amavuta n'ama make-up ubwo washaka kugufasha yagufasha kubwo buryo kari iki kintu yagufasha ubaye waguhaye nk'akazi ko kubicuruza ubona wabishobora ni ukuri nabishobora ahubwo nimba hari n'udukurikiye agafite n'ukuri azakampe nabishobora pe ko ndabikunda n'umuntu mbwira ko nakijijwe twahura akambwira none se ko mbona usa neza nese nyine mugani gukizwa no gusa nabi urisiga iyo wabibonye urisiga ugasa neza ko n'ubundi nyine igitsina gwaye nyine turi indabyo ugomba gusa neza wese uri gusengera muri itorero
ngubu nsengera hariya mu bumwe bwa Kristo. Hano n'undi hano Kivugiza, hano hirya rwose kabisa, hano kwa King sinzi nimba muhazi. Nyine ntago ari itorero rya King, ahubwo n'irindi rihateranira haba amatorero abiri. Iryo ngiryo ryitwa ubumwe bwa Kristo, ari ahantu haba Imana, niho nakirijwe nayo izantabarira. Warabatijwe cyangwa? Urumva rega kera narabatijwe, ndanabatirijwe mu Kicukiro kuri Sheri, nari umwadeperi mfite iyo myaka 15 n'irindwi gutyo. Ariko nyine urumva hariya ntangiye kuhasengera vuba ko nta gihe gishize nkijijwe, ariko nyine n'ubundi nshaka nyine banyakire mu itorero nongere mbatizwe bundi bushya. Iyo bakwakira mu itorero barongera bakakubatiza. Ndumva ufite inzira nziza, uri mu nzira nziza. Mba ndi mu mwuka w'ubundi no mu mavuta, hamwe no gusenga Imana igenda igushoboza kandi ukabishobora. Ubwo iyo uhuye n'aba bashuti bawe bakoraga nabo uwo mwuga bakubwira gute? Nyine bambona nk'umusazi, bavuga ati shati warasaze ntabwo ari gusa tububanza amafaranga, kuko njye nari mfite umuntu wasigaye yishinza 80 bitiro utari kurumva nawe ntabwo yishiraga gutyo gusa. Nagiye kijya kigera ukumva ucitse intege ukumva bisubiramo. Hamwe no gusenga, nyine isenga cyane ugakora amasengesho yo kwiyiriza ubusa, ugasenga Imana ukabwira ati Imana nyine mpa mwuka wera nyobore, kuko bura nyine nayo irabiboneka turabana abantu tujya ducika intege. Ariko hamwe no gusenga Imana iragushoboza, nyine ikagwa mwuka wera akakuyobora, wajya gukora iki, wajya gukora ikibi mwuka wera akakubuza. Na rimwe ngera mu ncitse intege ugomba numva ibintu by'Imana biri byoroshye kuko nabaga mu tubari, ko nabaga nasinze, nyine Imana yankuye igisuzuguro cy'abadayimoni. Njya mbishimira cyane rero. Use ntago bajya bavuga ko waba warajyanywe nta n'umusore wakurikiye? Nubundi hari n'abantu bajya bamukanga ngo cyangwa ngo washatse umugabo. Nanjye nibyo nshaka kukubaza. Nanjye akambwira ibyanjye, nta n'umuntu wambwirije ngaza mbwire ngo gusenga ngo ikindi oya. Ndebe ibintu byanjye n'umuhamagaro. Wishobora kubona umutipe ukabona uramwishimiye, ukavuga ati ko yasenga kugira ngo mufate. Atari Imana yonyine rero reka nkubwire, unagiye ngo kubera umutipe, atari Imana yonyine nta nubwo wabishobora. Nubundi we wajya umwereka ko usenga, ariko undi yagenda ukamuca inyuma, ukumva n'uwo ugiye kubyereka. Ariko njyewe nagiye kubera Imana yanjye. Abanci urubanza ngo utuntu tugufi abo simbareba, ndeba Imana yanjye yampamagaye. Iyo ngiye gusenga ntabwo ngomba ngiye gukurira abantu ngo pasiteri ngo runaka ngo oya, bangiye kureba Imana yanjye. Twihuta cyane tugana ku musozo, gira icyo ubwira abantu bakiri mu nzira y'uburaya, inzira y'umwijima. Rero icyo nababwira nuko mu nzira muri za nzira z'uburaya nta cyiza kihaba. Njyewe umureke mbabwire, Imana yarantabaye, yandinze ibintu byinshi, ibaze gukora uburaya iyo myaka 6-7 aba nta sida ndwaye. Si igitangaza cy'Imana? Ni igitangaza gikomeye. Nanone nkabukora nkaba nta gikovu mfite mu maso, bari ukuntu abantu bava mu buraya bafite ibikovu mu maso by'izindi ndaya. Iyo ubundi Imana agiye indinda ibintu byinshi. Cyangwa waracitse akaguru cyangwa waravunitse. Rero izanza z'uburaya nta cyiza kibamo, ni igisuzuguriro rikumva, nta muntu kubaha, abarimo risike nyinshi, ushobora kurwara sida, bashobora no kujyana n'umugabo rega akanakwica, kuko nabyo Imana yarabindinze. Kuko nibagiye ahubwo na mbere nkibukora nigeze kujyana n'umugabo abantu bita ibishenyi, ntabwo nari mpazi. Noneho uwo mugabo yabaga ahantu hirya Nyabarongana mu rutoki, ngo niwe yarubatse inzu, ngo niba ngo baramuhaye ikibanza. Arangije barambwiye ntizamanye kondomu. Ngo nyirambwira ngo kanyuko ngo biranyuko ngo mu gitsina cyangwa mpite nkwica. Mbona afite nyine ibintu wajya ngo n'usanzwe yarasanzwe yica abantu. Kandi n'ubundi ibyo byose byanambagaho ntwite, nafite nk'inda y'amezi 3. Umugabo ariko kubw'amahirwe yari yankunze. Iyo aza kuba atari Imana itamfite umugambi, mba naranapfuye nta wamenye. Sese mujya mwumva ukumva ngo umugabo yajyanye umugore yapfuye, cyangwa ngo inda yango yisha umuntu. Uwo mugabo rero nawe nahise umwana
muri we yarangize ngabukira ku mwuka wa nyuma kuko nari nanze kumunyeraho ndanye na mwana basikora ibyo ukora ariko ntunyice akora ibyo akora arangije mu gitondo nabwo yanga ko ntaharankingirana kajya kuri Nyabarongo akajya guca ibisheke uwo munsi wose ndabwirirwa irirwanya iby'ibisheke noneho bigeze ku mugoroba ndamubwira se ubundi ko naba umugore wawe ubundi uzahora unkingirana uzabivamo arangije amuteye ati kumbe wabyakiriye yarazi ko yashakaga ngo mbe umugore we arangije asiga afunga ngo ajye kubitsa amafaranga rero ngaje kubikuza amafaranga ngo duhaye ku gasantere akigenda narirutse nungu cyane ku mana yentega igare n'ibintu bisekeje naratashye ngeze mu rugo nsanga narwaye ikibyimba ku gitsina ndavuga ati shati none sidabanza nayicyuye ariko ndashima Imana cyane ko nyine urumva icyo kibyimba cyarakize kandi ikindi nta na sida yanteye urumva umuntu ukora ibintu koko ku ngufu byanga bikunda ari n'igihe aba afite iyo sida nyine baba bavuga nyine njya mbishimira Imana kundi ikintu cya mbere gikura abantu mu buraya ni sida ariko njye nshima Imana ko atariho yankuye mu buraya ahubwo Imana nyine ariyo yamfashe ukuboko ikanyereka inzira nabyo mbishimira Imana cyane nyine inama nabagira uburaya bazabureke kuko n'ubundi hari abantu benshi baherekera babukora ugasanga nayo ikintu kizima ufite aho amafaranga y'uburaya bamenyatse urayabona pe ariko nawe ntumenye hanyuze ukuri nimba ari ndazi nkurikiranye ni ukuri basi bazatire comment niyo wumva ukabona nk'ibihumbi 100 nk'igihe nk'umuntu nk'aba diaspora yabaga yarambwira ati nzazigiye iki n'iki akaza tukabona muri apartment ari kumva akama amafaranga ariko ntabe hari ikintu yamarira sinekeze ko nacuruza mbese abamenyatse bava nk'umuntu waguha amafaranga menshi nangaye menshi ukavuga ati yaranyemeje nyama 200 urumva ko nyine nayo niyo wayabona ari kumva nayo ntabwo yamarana kabiri kandi wenda desa uri umufite mu mutwe ari kumva ukajibana nandi uyabikuyabika kwanza reka ngurugera nk'ubu wayamba nayajira nkabishura nkagira akantu nkoramo gatuma ntakiba cyangwa nsabiriza ariko icyo gihe wayabonaga nta kintu wari kubona kareka nukunywa nukurya nukwiyemera kugura imyenda ni amafaranga burana nicyo kintu nyine amara n'icamara ubu rero nyine ubu bankurikiye n'abana bagira no kuvamo ukayibuka inzira y'Imana. Okay, reka tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya wawe ukaba waduhaye buno buhamya ntabwo byoroshye ntabwo biba byoroshye nyine umuntu nyine agenda gucamo kandi akabishobora hamwe n'Imana. Hageze ushaka kugusapotinga kugira ikintu agufasha yakubona gute? Yambona gute? Nabaha nimero 078 7 25 085 cyangwa kubwira hari undi mugabo rero uba hanze nawe urumva yajyaga aka video iki nawe urazumva izo video bazambara zari bino kiganiro wabwo yakijijwe imbere yanjye arangije barambwira ati rero reka mubwire ati izi video ntuzongere kuzima yari umusaza ariko uri inshuti yanjye ubu nzajya nkufata nk'umwana wanjye icyo uzajya uba ukeneye nyifite nzajya nyiguha kandi koko ubwo arakizwa ariko nkajya nubasinze ibyo ari kumbwira ngaho urumva nawe yaransengeraga akavuga ari umwana ikinyena akansengera nko asengeraga ariko urumva ko amasengesho ntago yafashe ubusa ntago yageze ku Imana nayo irazirampindura niyo mpamvu bavuga ngo nta muntu usenga kina urumva nanjye nimba mbasengera igihe kimwe Imana igihe nikigera Imana izabafata ukuboko nabo ibereka inzira nziza. Amen. Amen. Haleluya. Komeza umugisha. Baduhe like, comment, share. Nundi wese abafite ubuhamya bahawe ikaze na muntu duheze